ni nziza ariko usanga ikawa igira ingaruka zitandukanye ku mubiri wacu. Rimwe na rimwe zikaba mbi cyane, rimwe na rimwe zikaba mbi bisanzwe, rimwe na rimwe zikaba ari nziza. Ariko akenshi ikawa ni nziza ku ruhande rumwe iyo utigize addicted kuri yo, ariko none hari utugaruka tumwe na tumwe tugenda tugiye kureba ku ngaruka 10 cyangwa se ku ngaruka mbi 10 zo kunywa ikawa. Ikindi aya ni amakuru yizewe nakuye kuri Mayo Clinics, ni amakuru yizewe ntabwo ari ibinyoma, no kuri World Health Organization. Ni amakuru yizewe yakozwe ubushakashatsi n'abahanga. Ikindi umuntu udashobora gusinzira utanyoye ikawa, ariko ntabwo uramenya akamaro kayo cyangwa se n'ibijyanye. Ikintu cya mbere rero, ikawa ituma umuntu abura ibitotsi, insomnia. Iyo wabaye addicted kuri yo ubura ibitotsi by'igihe kirekire, ukarwara insomnia n'uburwayi butuma umuntu atagira ibitotsi habe na gatoya. Ikindi, guhangayika cyangwa kugira ubwoba bwinshi, anxiety. Ikawa itera umuhangayiko ukabije cyangwa se ibyo bita anxiety. Ikindi, ikawa ituma umutima utera vuba cyane bidasanzwe, ibyo bita palpitations. Ikindi, palpitation. Ikindi, kugira bituma ikawa sometimes ituma umuntu ahinda umushyitsi, ibyo bita tremors. Bituma umuntu nyine ahinda umushyitsi yo, none wabaye addicted kuri yo, none ukanayibura, ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Ikindi nanone, ikawa ituma umuntu aribwa umutwe cyane iyo umenyereye kafe ukayihagarika bitunguranye. Iyo wimenyereje kunywa ikawa ukayihagarika bitunguranye, biguteza ibibazo, bitera umutwe udakira. Ikindi, ikawa itera ibyo bita acid reflux. Nabivuzeho kuno acid iva mu gifu ikazamuka ikaza mu muhogo, ugenda iva mu gifu izamuka, cyangwa igatera n'ibirungurira. Rero bishobora kwiyongera ku bantu bamwe na bamwe kubera ikawa itera ibyo byago. Ikindi, bitera kubabara mu gifu cyangwa kutamererwa neza n'igogora. Ikawa ituma umuntu ababara mu gifu ku bantu bamwe na bamwe, ntabwo ari twese, ku bantu bamwe na bamwe, ndetse n'igogora rigatuma n'igogora ritamererwa neza, kuko niba igifu kirwaye cyangwa se kiri kubabaza, ntabwo nyine igogora ryamera neza. Ikindi, kunyara kenshi, kuko kafe ishobora kongera ubushake bwo kunyara ku bantu bamwe na bamwe. Hari abantu banywa nyine ikawa bakanyaragura, nk'uko hari abantu banywa icyayi nabo bakanyaragura, cyangwa se igikoma bakanyaragura. N'ikawa rero ni same case. Ikindi, kwishingikiriza ikawa cyane bituma kuyireka bitera ibimenyetso byo kuribwa mu mutwe, umunaniro no kurakara, nyine bigatuma mood swings, ugira ibyo bita mood swings iyo wayimenyereje cyane. Ikindi, kuzamura umuvuduko w'amaraso by'igihe gito, cyane ku bantu batamenyereye kunywa ikawa. Iyo uyinyweye utayimenyereye, hari n'amayoga bashyiramo amakawa n'utundi tuntu bagenda bashyira mu makawa mu bintu bigiye bitandukanye. Iyo utayimenyereye ukabifata uhura n'ibibazo. So izo ni ingaruka 10 bamenya zo kunywa ikawa. Ntabwo ari nziza cyane, ni nziza ariko none si nziza cyane. Ni ngombwa umenye ikintu cyose, umenye n'ingaruka zacyo. Niba ukunze ikiganiro, liking, sharing, commenting, ikintu ushaka kumenya. Niba utarasubscribing, ababikoze Imana ibamugisha.